Yes, reka ngusuhuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza wowe ukunda amakuru n'ibiganiro bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV, twizere ko umeze neza. Niba utameze neza kandi wihangane, muri ubu buzima niko bigenda, uyu munsi biranga ariko ejo bikaba bizakunda. Muri aka kanya rero uzaniye amakuru agezweho by'umwihariko kuri dosiye ya Barikana Eugene, aho yoherejwe mu bushinjacyaha. Ndaza kukubwira byinshi bitandukanye kuri uyu mugabo, ngira ngo uyu Eugene ni umwe mu bo twakugejejeho mu minsi ishize, aho nakubwiye amakuru atandukanye yavugwaga ko yari abitse intwaro mu rugo iwe, ndetse akaza gutangaza ko abyemera ariko atazi uburyo zahagumye, dore ko avuga ko zari iz'inshuti ze z'abasirikare bahoze babana. Ni byinshi yavuze n'ibyo yavuze byose turaza kukubwira icyo RIB yabitangajeho. Ni mu gihe cyo kandi aho mu karere ka Nyamasheke impanuka yahitanye umumotari, uwo yari ahetse arakomereka, ni mu gihe bisa naho rwose bitari byoroshye. Ngahe nguko amakuru aramutse avugwa mu gitondo, ndaza kukubwira n'andi menshi, ariko reka mbanze ngusabe gukora subscribe niba utarayikora, kugira ngo n'undi munsi dushyizeho amakuru cyangwa ibiganiro ujye uba uwa mbere wo kubibona. Ese wakoze subscribe? Yego, niba warayikoze ni byiza, ariko kandi ibuka gufungura notification kugira ngo mu gihe icyo ari cyo cyose dushyizeho inkuru cyangwa se ikiganiro ujye uhita ubona amamenyesha ko twamaze kuba duterekaho content, maze ube uwa mbere wo kumenya amakuru agezweho, kuko nk'aya makuru ngiye kukubwira usibye hano kuri Iris Rwanda TV n'ahandi ushobora kuba wayabona. Ikaze ahubwo ku buryo burambuye, aho dosiye ya Barikana Eugene yoherejwe mu bushinjacyaha. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko dosiye ya Barikana Eugene wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko yoherejwe mu bushinjacyaha kwa 16 Gicurasi 2024. Barikana Eugene yatawe muri yombi kuwa 13 Gicurasi 2024 akurikiranyweho icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uyu mugabo wamaze kwegura mu nteko ishinga amategeko yavuze ko izi ntwaro yazitunze kera akibana n'abasirikare, nyuma akaza kuzibagirwa. Icyo abantu benshi bibajijeho ni ubwoko bw'intwaro uyu mugabo yasanganywe, na cyane ko kuva ku nkoni kugera kuri fighter jet byose bishobora kubarwa mu ntwaro. Kuri Barikana, amakuru avuga ko uyu mugabo yasanganywe gerenade imwe, ndetse anasanganwa magaze y'amasasu akoreshwa mu mbunda izwi cyane ku rwego mpuzamahanga ya AK-47 ntoya cyangwa se submachine gun. Ubusanzwe magaze ya AK-47 iba ishobora kwakira amasasu agera kuri 30, uretse ko ashobora kwiyongera cyangwa akagabanyuka. Icyaha akurikiranyweho cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko giteganywa n'ingingo ya 70 y'itegeko ryerekeye intwaro. Aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igifungo kuva ku mwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva kuri miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano byagarutsweho haruguru. RIB iributsa abaturarwanda ko gutunga intwaro bifite amategeko abigenga ko kandi unyuranyije nayo uwo ari we wese aba akoze icyaha, ndetse akurikiranwa nk'uko amategeko ahana mu Rwanda abiteganya. Barikana Eugene yabaye umudepite kuva muri 2013, mbere yaho akaba yari umuyobozi mu biro bya minisitiri w'intebe hagati ya 2010 na 2013. Kuva muri 2003 kugera muri 2013 uyu mugabo yari umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Ni mu gihe kandi uyu yari perefe wa perefegitura ya Kibungo hagati y'1999 ndetse no mu mwaka w'ibihumbi 2001. Ngahe nguko rwose uyu mugabo, ngira ngo ejo bundi nakugejejeho amakuru y'uburyo yatawe muri yombi, abantu batari ko se ubu ngubu ntarengana, abandi bati ararengana. Umuntu akibaza ni gute umuntu atunga magaze ya AK-47? Ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu byoroshye kumva umuntu privately umwe wenyine atunze magaze ya AK-47. Ni imwe mu mbunda zikomeye cyane zifashishwa mu ntambara zikomeye, ni imwe mu mbunda nyine bifite imbaraga zidasanzwe. Iyo umuntu akubwiye ko akoresha AK-47 byibuze si pistoli, ibaze noneho yari afite n'amagrenade. Umuntu akibaza ku muntu nyine privately, aribyo byatumye abantu bibaza ibintu byinshi.
baravuga bati ariko buriya haba hari ikibyihishe inyuma, ese yabitunze ate, yabihawe na bande, abo bandi nabo nibo bakwiye gukurikiranwa kurusha uko wenda nawe yakibandwaho gusa, ati kuko niba hari abantu babimuhaye bakamubwira ati akira abika, yego wenda si we, ushobora gusanga nyine harimo ikibazo twebwe abantu tutakibwira, ariko nyine nicyo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ndetse n'izindi nzego zibishinzwe babereyeho, rwose ibintu bigomba kuba bijya ku murongo. Mu karere ka Nyamasheke impanuka yahitanye umumotari uwo yari ahetse arakomereka. Mu murenge wa Kanjongo mu karere ka Nyamasheke habereye impanuka y'imodoka yagonganye na moto, umumotari ahasiga ubuzima, umugenzi yari atwaye arakomereka bikabije. Iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Rwakagaju, akagari ka Kibogora ku wa 20 Gicurasi 2024, ni ukuvuga ku munsi w'ejo saa 8 z'amanywa nibwo imodoka ya fuso yerekezaga i Nyamasheke mu murenge wa Kagano yagonganye na moto yavaga Kagano yerekeza mu Ityazo. Uwari uyitwaye yahise ahasiga ubuzima, uwo yari atwaye arakomereka bikomeye. Ababonye iyi mpanuka bavuga ko iyi mpanuka yatewe no kunyuranaho mu buryo butari bwo bwakozwe n'uwari utwaye moto. Aya ni amakuru yahamijwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kanjongo Kanyogote Cyimana Juvenal, aho yabwiye ko iyi mpanuka yatewe no kunyuranaho mu buryo butakurikije amategeko. Kuri we avuga ko ubutumwa bwo guha abaturage ari uko bajya bakurikiza amategeko y'umuhanda. Uwitabye Imana ni Nambajimana Jean w'imyaka 34 y'amavuko, naho uwakomeretse ni uwo yari itwaye witwa Irutabyose Jean Ndora Croix w'imyaka 23 y'amavuko. Uwakomeretse n'uwitabye Imana bombi bajyanwe mu bitaro bya Kibogora kugira ngo bashobore kuba bitabwaho. Ni ukuvuga nyine uwitabye Imana agomba kuba yitabwaho, uwakomeretse agomba kuba yitabwaho, mu gihe uwitabye Imana wenyine nawe umurambo ugomba gukorerwa isuzuma. Ngaho nguko ni mu karere ka Nyamasheke, aho abarebye iyo mpanuka bavuze bati ni ibintu abamotari bakunda, ni ingeso y'abamotari yo kumva ko ahantu hose bagomba kudepasa cyangwa se nyine guca ku modoka ibari imbere, ibintu abamotari bose bahuriyeho, bimwe mu bintu bituma hakunze kuboneka impanuka zose ziba zatewe no kugongana kw'imodoka cyangwa na moto. Abaturage bo mu karere ka Nyamasheke by'umwihariko nyine hari habereye impanuka bagaragaje agahinda by'umwihariko ku muntu wari utwawe, kuko bakavuga bati niba umuntu yateze moto noneho wowe motari ukajya gukora amakosa aganisha ku gupfa k'umugenzi, kandi nyamaze yari yifitiye izindi gahunda, warangiza ukajya gukora amakosa. Abamotari bakunze kudepasa rwose mu buryo hari n'igihe umumotari agutwara rwose ukavuga ati mwuka byaremwe uyu muntu arangiza, ugasanga imodoka wenda habaye ambutiyaje, ariko ugasanga umumotari ari kwihutira kudepasa no mu ikoni agadepasa ahantu nyine ubona ko hashobora gushyira ubuzima bw'umuntu mu kaga, by'umwihariko nyine wowe mumotari ndetse n'umugenzi uba utwaye. Ariko wenda wowe hari igihe uba wifite n'ibindi bibazo uvuga ati it's okay, ariko umugenzi waguteze akeneye kubaho kandi akeneye ubuzima, warangiza ugakora amakosa nk'ayo ngayo aganisha ku gupfa. Ngaho nguko ni mu karere ka Nyamasheke. Aya ni amwe mu makuru aba yaramutse avugwa, cyane ko ibiba bivugwa byose by'umwihariko bigezweho nta handi hantu ushobora kubisanga usibye hano kuri Iris Rwanda TV. Hari ahandi hantu ushobora gusanga YouTube channel ikugezaho mena aya makuru? Ntaho. Rero kora subscribe ufungure notification kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro byose bitambuka hano kuri Iris Rwanda TV. Ndagushimiye cyane.